Hano hari isosi isa neza, umva irahumura neza, ni isosi iryoshye cyane, murabona ko wayirisha ubugari, wayirisha umuceri, wayirisha na kawunga, ibyo waba ukunda. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kuyitegurana, dufite puwavuro imwe, tukagira udutangawize, tukagira n'udutungurusumu, hanyuma rero izi ngizi ni brokoli. Mu byo ndi bukoreshe haraba harimo na brokoli, hanyuma izi ni karoti namaze gutegura, iki ni igitunguru kiringaniye, hanyuma noneho mfite indagara nabanje kuzinika. Noneho rero tugiye gutangira gutegura ino sosi yacu. Mu gutangira ku pano yanjye ngiye gushyiraho amavuta, ngewe uyu munsi ndatekesha butter. Amavuta ayo ariyo yose usanzwe ukoresha yo guteka ahangaha wayakoresha. Hanyuma turahita dushyiramo ibitunguru byacu, turabivanga, niturangiza duteke ku muriro uringaniye, tubipfundikire akanya gatoya. Tugaruke kuri bya bitunguru byacu, murabona ko bisa n'ibyenda gushya. Hanyuma noneho ikintu tugiye gukurikizaho, tugiye guhita dushyiramo za mboga zindi, ubwo ni ya puwavuro, za karoti ndetse na za brokoli. Hano turagaragura akanya gatoya, noneho duhite dushyiramo na za brokoli. Imboga zacu hano zose nitumara kuzishyiramo, turahita twongeramo umunyu, hanyuma duteke ku muriro mukeya utari mwinshi, tubiteke nibuze tubipfundikire nk'iminota nk'itatu ku muriro mukeya, hanyuma tuze kuguma tugaruke tugende tugaragura ibisanzwe. Imboga zacu hano rero kuri ino step yindi tugiye kongeramo amazi hano utekesha aba ari amazi ashyushye cyane, amazi yabize. Ni byiza gutekesha ibiryo amazi wabanje kubiza cyangwa se amazi ashyushye cyane. Aha rero turashyiramo amazi duse n'abaringaniza aho zino mboga zigera, turirinda gushyiramo amazi menshi ngo turengeze. Hanyuma utwo n'uturungo, nshyizemo paprika, nshyiramo thyme, hanyuma nshyiramo na black pepper. Noneho rero tugiye gupfundikira kugeza igihe zino mboga zacu zihira, n'iminota mike cyane. Hanyuma rero hano mfite akablender kakandi gasya ibintu bisa n'ibikomeye, tugiye gushyiramo za ndagara zacu twari twinitse, noneho tuzisye muri kano kablender. Hanyuma rero niturangiza gushyiramo zino ndagara zacu, turapfundikira kano kablender, noneho tuzisye. Urazisya neza rwose kubona ku buryo uri bubone ko waziseye biri neza. Mbese urabona ukuntu zimeze ku nshuro ya mbere, twongere dusye ku nshuro ya kabiri, noneho murabona ko zisa neza cyane hano. Noneho rero tugiye gukomeza, za mboga zacu hano zahiye. Ikintu tugiye gukora, izi mboga zacu tugiye kuzishyira muri blender n'ubundi dusanzwe dukoresha dusya amapotage. Tugiye kuzikura muri iyi panu, noneho tuzishyire muri blender. Hano rero ino sosi yacu wirinda kuyisya cyane, uyisya buhoro, wabona nyine itangiye gusa n'ihinduka nka potage ugahita ureka kongera gusya, ku buryo utari buze rwose kuyisya ngo ubone ko yahindutse nka potage. Urabyirinda, wisya nibuze nk'amasegonda 20. Murabona ahangaha kuri iki kigero igezeho, ugomba guhita uzimya ntiwongere kuyisya. Murabona ukuntu imezemo imbere, kanze mbereke ukuntu imeze. Dore nguku ukuntu imeze, niba muri kwitegereza neza muri kubibona, ni uku nguku rero ino sosi ukwiye kuyisya kugira ngo uze kubona resulta nziza. Hanyuma rero za ndagara zacu ntabwo turaziteka, n'ubundi turacyakomeje guteka, ndaguma nkoreshe butter. Hanyuma noneho ndahita nshyiramo na za
na za tangawize na tungurusumu naberetse mbere ko turi bukoreshe, zo turazikoresha ahangaha mu ndagara. Indagara zacu rero ahangaha turahita tuzishyiramo ahangaha, noneho tugende tuzigaragura, turagenda tuzigaragura kugeza igihe ziri buze guhira. Hano uririnda kuzishiririza, uragenda ugaragura, nubona zimaze kumuka nibwo uri buhite ubona yuko zahiye. Iyo atari za zindi z'umunyu, ahangaha wongeramo akunyu gakeya. Noneho rero indagara zacu nitumara kubona ko zumutse, turahita twongeramo rwa ruvange rwacu. Ahangaha niho tugiye gusukamo ya sosi yacu, muri kubona ukuntu isa neza cyane. Noneho muri ya blender turunyuguzamo utuzi dushyushye, utuzi twiza twabize, noneho tugende dusukamo ahangaha tugaragura. Hano iyo ushyize ku muriro mwinshi bihita bizamuka bigatogota, bizamuka bikaba byakwanduza igikoni cyane. Ushyira ku muriro mukeya cyane kuko n'ubundi ahangaha biba byahiye. Ahangaha rero isosi yacu muri kubona ukuntu isa, isosi imeze neza cyane, isa neza cyane. Nguko uko nateguye ya sosi yacu mwabonye isa neza cyane. Warisha ubugari, warisha umuceri, warisha akawunga, mbese ni nziza cyane. Isosi yacu ngiyi ukuntu imeze, irasa neza cyane, iraryoshye cyane, irahumura neza, mbese ndayibatuye. Nguko rero uko twayiteguye, kandi ndabashimira ababanye nanjye mwese. Tuzasubira ubutaha. Njyewe nitwa Afia Murutasibo.